ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo, umwami w'umukiza wacu. Nshimira Imana kuri mwanya tubonye ijambo. Ku batanzi nitwa Pasi Yansonyahumure. Uno munsi nishimiye kuza ngo dusangire ijambo ry'Imana. Uno munsi nashatse ko tuganira ku ijambo rivuga ngo gukiranuka gutuma tugirira umugisha ku Mana, ariko kumvira. Bibiliya izitwigisha ikatubwira amakuru ya Aburahamu ari we se wo kwizera, ukuntu yagiriye umugisha ku Mana kubera gukiranuka, ariko kwizera ko kumvira umuhamagaro wo kwimuka. Muri ibi ndashaka kuguhamagara ubwo bwenge n'ubwiza butuma nkatwe abana b'abantu iyo twizeye Imana tugendana n'Imana igihe kirekire. Abantu benshi bagiye batambuka mu binyejana byabo bahagaze neza, bakagira intsinzi mu buryo bwo kugendana n'Imana, mu buryo bwo kwitinya, mu buryo bwo gukora ibikomeye. Abo bose bagize uko bakiranuka mu gitinyiro c'Imana. Bibiliya kandi izitubwira mu gice 15:6 kitubwira ukuntu Aburahamu yizeye Imana ibimuhindukirira gukiranuka. So ni muri aya magambo turi butinde, ariko turatangira dusoma igitabo c'imigani n'igice ca 2. Turahera ku murongo wa 6. Haravuga ngo Uwiteka niwe utanga ubwenge, mu kanwa ke havamo kumenya no kujijuka. Abikira abakiranutsi agakiza, abagendana umurava ababera ingabo, kugira ngo arinde amayira y'imanza zitabera, kandi atunganye n'inzira z'abera be. Nibwo uzamenya gukiranuka n'imanza zitabera. Mbaye mpagaze hano, iyo dutangiye kino gice c'imigani kitubwira impamvu ibi byose ari umugisha w'abakiranutsi. Hatubwiye ku murongo wa 6 ngo Uwiteka ni gutanga ubwenge, ariko buvuye mu ijambo ryayo, kuko ku murongo wa 1 haravuga ngo mwana wanje uwemera kwegera akigishwa. Mwana wanje ni wemera amagambo yanje ugakomeza amategeko yanje, bituma utegera ubwenge amatwi, umutima wawe ukawugurira kujijuka. Niba uririra ubwenge bwo guhitamo, uhitemo Imana. Niba uririra ubwenge bwo guhitamo, uhitemo kumvira Imana no kwitinya. Aha niho hakomoka imigisha y'abizeye bose bafite intsinzi n'ikamba ry'ubugingo. Niba uririra ubwenge bwo guhitamo muri uyu mwaka wa 2025, mu myaka izoza, uhitemo uririre ubwenge bwo gutinya Imana, uririre ubwenge bwo kugendana n'Imana, uririre ubwenge bwo kumenywa n'Imana nayo ikakumenya, uririre guharanira kuba inshuti y'Imana. Ibi bitwereka ukuntu Imana idukunda kandi ishaka ko tuyegera, kandi nayo ikunze kutwegera. Ariko muri ibyo byose, kuko Imana yera, kuko Imana iri hejuru ya byose, kuko Imana yaturemye kugira ngo tubeho mu bushake bwayo, ari bwiza. Ari igihe abantu twumva ko Imana ishaka ko tubaho ukwishaka, bakagira ngo kirabahamagara kuba muri prison. No, Imana ni umubyeyi ukunda abana bayo, abo yaremye bose. Ijwi ni rimwe, ni iry'umubyeyi ihamagarira abumvira, abafite ubwo bwenge bwo kumvira, bwo gukomeza iby'umubyeyi. Mwana wanje ni wemera, harimo guhitamo kwawe. Hari ibintu mu buryo bwa theology, harimo uburyo nk'abungahe twagaragaza ubushake bw'Imana. Imana hari ikintu igira cyitwa His sovereign will, like the sovereign will of God. Ni ubushake bwayo buri hejuru ya byose, burimo ibyo yagambiriye isi itararemwa, gukomeza kw'ibyayo kutafite guhinduka, bituruka muri kamere y'Imana, kuko kimwe muri nature yayo nuko idahinduka. Noneho muri ibyo, kubera Imana ari uko iteye, iyo twegereye Imana itugira inshuti yo kutubitsa amabanga y'imigisha yagambiriye kera kugira ngo tuyigenderemo.
ariko tugomba kugira umutima wo kwegera, tugomba kugira umutima w'ubwenge uyishaka, umutima w'ubwenge urira guhitamo neza kugira ngo tugendere mu cyo Imana ishaka, tugendere mu bwiza Imana yatugambiriyeho. Hari ukuntu tugomorora ibyo Imana ishaka ku buzima bwacu, birimo umugisha wacu ku giti cyacu, ariko bifite no kubera abandi umugisha. Mu muhamagaro wa Aburahamu, Imana ntabwo yamuhamagaye ari wenyine, yamuhamagaranye n'urubyaro rwe, yamuhamagaranye n'abari bamukikije. Iyo usomye igice cya 12 ukageza kuri 25, kuko niyo chapters zivuga amakuru ya Aburahamu. Ibi bice bivuga amakuru ya Aburahamu, bikwereka ukuntu yahamagawe arimurwa kubwo kumvira, agendana n'Imana, arizera, ageragezwa mu buryo bwo gukurikira ijambo ry'Imana, anageragezwa mu buryo bwo nyuma yo kubona isezerano yari ategereje ry'urubyaro ari Isaac. Imana imuhamagara kandi imutestinga kumutama. Muri ibyo byose nibwo Imana yaje kuvuga ngo imenye yuko koko ayitinya. Muri uku kumvira, gukunda Imana, kuyihebera, kuko niyo n'ubundi garura, ngo yabikoze yuko azi ko Imana izura, that God brings from the dead. Imana irazura, ni Imana ihesha umugisha. Aburahamu yagiriye umugisha ku Mana kubera ko yayumviye, kubera ko yakiranutse, kuko yayitinye, kuko yagendeye ku ijambo ryayo. Ijambo hano mu migani hatubwiye ngo mwana wanje, niwemera amagambo yaje, niwemera umuhamagaro ngo uhamagara, niwemera impuguro n'inama zaje, mwana wanje, niwemera amagambo yaje, ibiva mu kanwa kanje byose, niwumva itegeko ryanje, niwitondera ibivuye mu kanwa kanje, niwitondera ijambo ryanje, n'uwo mugisha urahari mu itangiriro. Muri aya magambo tuvuga ya Aburahamu, ukahaba no mu iherezo. Iyo usomye ibyashuriwe Yohana igice cya 3:8, ngo kuko witondeye ijambo ryanje, ngo ntiwihakane izina ryanje. Hari umugisha kubumvira Imana, bakayitondera, bagakiranuka, bakayitinya. Abo bajana n'Imana igihe kirekire, kandi umugisha wabo ukurikira urubyaro, kandi ukarenzaho, ukabera abandi umuco. Muri ibi bice navuze bivuga amakuru ya Aburahamu, igice cya 12 ukageza kuri 25 cy'itangiriro, kitwereka ukuntu Aburahamu yagiye abana n'abandi bantu, bakamubona ari a prince of God, ari umuntu uri kumwe n'Imana, bakamutinyira Imana ku buryo igihe Abimeleki ajanye Sara, Aburahamu yaramubwiye ngo nageze hano mbona yuko mudatinya Imana. Gukandagira ahantu ugahita umenya ko nta gitinyiro cy'Imana gihari. Ibyo ngibyo birahari mu gihe cyacu, ariko ni gute wewe uhagarara ukaba umuco mu buryo bugaragaza Imana nyamana? Twemere kubyigwa mu gihe cyacu n'ibitariho ibyishira hejuru byambaye ubusa. Dutinye Imana, tuyumvire, tugitondera ijambo ryayo kugira ngo ritureme, duhinduke tube umugisha. Kuko umugisha Aburahamu si wiwe wenyine, kuko ngo abafite kwizera kwa Aburahamu, abo nabo ni abaragwa b'ubwami mu buryo bukomeye. Kuko imbuto ya Aburahamu ni abafite kwizera kwiwe, kumvira Imana rurema, Imana nyamana, Imana iriho, tukitondera ibyaha. Muri uko kubyitondera, uku tuba twinjiye urugendo rwo kwigisha n'Imana mu buryo buduheza igihagararo cyo kugendera mu bitunganye, tugira ubwenge bwo kugira akamaro. Mwana wanje, niwemera amagambo yanje, ugakomeza amategeko yanje, bituma utegera ubwenge amatwi, umutima wawe ukawuhugurira kujijuka. Niba uririra ubwenge bwo guhitamo, kandi ijwi ryawe ukarangurura urihamagariza kujijuka, ukabushaka nk'ifeza, ubugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe. Ubugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe. Niki gifite ubutunzi? Ni ukumenya Imana, kandi kumenya Imana ni ubutunzi tweze twahawe, ariko buhishwe kuri benshi kubera kutumvira.
kubera gutera Imana umugongo, kubera kutemera kwitondera amagambo yayo, bitubera ubutunzi buhishwe kandi twarabuhawe. God has extended a hand. Imana yaturamburiye ukuboko iratwiyegereza, asigaye nahaho gusingira mu kajana. Imana ni umubyeyi udukunze kandi duhamagara mu gihe cyacu kugira umumaro, kandi duhamagara mu gihe cyacu guhagarara mu buryo bugaragaza igitinyiro cyacu, ku buryo tugisingiriza abandi. Tube maso mu gihe cyacu, tube maso mu gihe cyacu, ntidupfushe igihe dufite ubusa, mu buryo tubyaza imigisha igihe dufite. Nuko dutinya Imana bikavuga, tukigarurira ubutaka, territory, kubw'ubwami bw'Imana bwaje mu isi. Yesu yaje mu isi avuga ngo nimwihane, repent for the kingdom of God has come. Twihane kuko ubwami bw'Imana bwegereye. Kavuga ngo niba uririra ubwenge bwo guhitamo kandi ijwi ryawe ukarangurura urihamagariza kujijuka, ukabushaka nk'ifeza ubugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe, nibwo uzamenya kubaha Uwiteka icyo ari cyo, ukabona kumenya Imana. Birashoboka kutarageraho kumenya Imana, ariko ririra ubwenge bwo guhitamo kandi ijwi ryawe urirangururize urihamagariza kujijuka, kandi ushaka ubwenge nk'ifeza ubugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe. Kandi ubwenge nyakuri Bibiliya ikatubwira gute ko buturuka mu gitinyiro cy'Imana. Ishingiro ry'ubwenge ni mu Mana. Niba uririra ubwenge bwo guhitamo kandi ijwi ryawe ukarangurura urihamagariza kujijuka, ukabushaka nk'ifeza ubugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe, nubwo uzamenya kubaha Uwiteka icyo ari cyo, ukabona kumenya Imana. Uwiteka niwe utanga ubwenge, mu kanwa ke havamo kumenya no kujijuka. Abikira abakiranutsi agakiza, ari ba Aburahamu. Kandi aba bakiranutsi bose bafite ikintu in common, ni igitinyiro cy'Imana gituma iryo zina riba iryabo. Abikira abakiranutsi agakiza, abagendana umurava ababera ingabo, kugira ngo arinde amayira y'imanza zitabera kandi atunganye inzira z'abera be. Iyo duhinduke tugasoma muri aya makuru navuze ya Aburahamu, iyo dusomye igice cya 18 cy'itangiriro kitubwira ukuntu Imana yahamagaye Aburahamu ngo kubera igihagararo ciwe ngo bizotume n'urubyaro rwe ruhaguruka rukamenya Imana, n'urubyaro ruhaguruka rukamenya Imana. Itangiriro 18:19, kuko icatumye mumenya Imana niko yari havuga, yibwira yitekereza. Hejuru haho kuri 16 sinshaka kubijamo byose, ni binini. Aya ni amakuru ayo kurikirana no gusurwa kwa Aburahamu. Yasuwe n'abagabo 3 harimo Uwiteka. Ku murongo wa 16 w'iki gice cya 18 haravuga ngo abo bagabo barahaguruka baragenda berekeza amaso i Sodomu. Aburahamu arabaherekeza. Uwiteka aribaza ati, Aburahamu namwishe icyo ngiye gukora? Kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'umunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we kubera kwizera kwe, kuko kubera kumvira. Kuko icyatumye mumenya umuhamagaro we harimo umugisha n'itegeko agomba gusingiriza urubyaro kugira ngo bamenye Imana. Batuye ikindi gice kivuga uyu mugisha wo gusingiriza igitinyiro cy'Imana abigiye kizaza. Amagambo aboneka muri Zaburi ya 78. Ishimwe ry'Imana nti tuzoruhisha abazodukomokamo kugira ngo bamenye Imana mu gihe cyabo, bitondere ibyo yahamije. Kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bagakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Uwiteka aravuga ati,
ubwo gutaka kw'abarega isodomu n'i gomora ari kwinshi, ibyaha byaho bigakabya cyane, ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abarega kwangezeho, kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. Abo bagabo barahindukira bava aho bagenda berekeje isodomu. Aburahamu agihagaze imbere y'Uwiteka. Ahangaha havuga amagambo menshi. Muri iki gice twasomye, Imana yari itekereza ukuntu iri bubwire Aburahamu ibyo agiye gukora, kuko yari afite umugambi wo kurimbura Sodomu na Gomora kubera ibyaha byabo byinshi. Ukomeje ku gice cya 19 ubona ubugome no kugoma kw'imitima yabo yuzuye ubwandure bwose, ariko mu bihe byose hamye ateye Imana umugongo, ariko ni bake bagaragara inkingi mu gihe cyabo kigaragaza kiba ikimenyetso cy'ukuri kw'Imana kuruta ubuhumyi n'ubwirabure bw'imitima y'abantu n'ibitekerezo by'abantu bitera Imana umugongo, bikabagabanya ubwiza bwayo n'igitinyiro cyabo. Imana icyubahiro cyayo yagishize hejuru. Ndasenga nsaba yuko wokwiga gukiranuka, ariko kumvira gutuma ugendana n'Imana igihe kirekire, bituma ubyara ubushake bw'Imana, kububeramo abandi maso, ugatabara urugamba rugeze ku marembo. Mana, ndagushima kuri uyu mwanya tubayemo kuvuga ijambo ryawe. Ndarasabye Mwami kugira ngo urije imbere, Mwami Yesu, ndarisabira Mana kugira ngo uricire inzira rigere kubo ryifuza. Ndagusaba Mwana kugira ngo wihamagarire abantu imitima yabo babasha kuyeza. Mana, ndabasabira babashije guhamya no kwatura ko bafite agakiza kawe, Mana, ko bokwitondera ijambo ryawe once again, bakamenya bakibuka umuhamagaro uri ku buzima bwabo wo gukumvira no kwitondera ibyo wahamije, Mwami, bakamenya yuko hari itangiriro ry'ubuzima bwabo hakaba n'iherezo, kandi icyiza nuko twagendana nawe tukageza mu myaka yo gusaza kwacu tugifite inshisho nziza imbere y'amaso yawe, kuko gukiranuka kose gushitse, Mwami, kubonerwa in your sight. Ndasabira abantu Mana bari kure yawe, nsaba ko bamurikira umucyo w'ijambo ryawe kugira ngo babashe kukumenya. Ni wowe Mana ushobora kwibwira abantu, none kubw'ijambo ryawe n'imbaraga zaryo ndasaba kugira ngo ukore igikomeye mu buzima bw'abantu, bakwimenyere Mana, ubibwire mu izina rya Yesu. Mu izina ryawe nsenze nsaba rikomeye, amen.